nawe ibitoki by'umweru, nawe ibirayi, nawe imyumbati, hakavamo amaraso. Na n'ubu nubwo bamwe batayemera, ariko twebwe twahisemo kuyemera, ntabwo tuzayihakana ntituzayanga. Nubwo bamwe batayemera ariko iriho. Njya mbaza ababyeyi bamwe ngo ku mwana ijisho warikuye hehe, ugutwi wagukuye hehe, ese umunwa wagukuye hehe, ese umushatsi wawushyizeho ute? Akavuga ati ntabwo mbizi. Na n'ubu nubwo abantu bataramenya Imana neza, ariko n'ubu birakora. Mwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Icyubahiro, ubutware, gukomera ndetse n'imbaraga n'agakiza n'ibyiteka ryose. Turi ku ngingo kumenya Imana neza. Reka mbere yuko dukomeza dusenge Imana. Mana y'inyabubasha bukomeye, uriho, wahozeho kandi uzahora by'iteka ryose, izina ryawe nirishimwe. Abana bawe waremye kandi ubeshejeho, ibitangaza byawe bitwereka icyubahiro cyawe no gukomera kwawe, ibyo bisingirizwa iteka ryose. Ubuzima bwacu bushyizwe mu biganza byawe, uburemo uko ushaka kandi ubugenza uko ushaka, uduhe iherezo ryiza ry'urugendo rwacu, uko babandi babanye nabo ukabaha amaherezo meza, natwe nibyo tukwitezeho, uduhe kwizera kugira ngo icyo kibe ikibitsanyo cyacu cy'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Mu kumenya Imana neza, mu isi hari uburyo abantu bamenya Imana cyangwa se bavuga Imana. Bamwe bamenya Imana kubera ko babisomewe, abandi bamenya Imana kubera ko babibwirijwe, abandi bamenya Imana kubera ko babiririmba. Ariko Imana ifite uburyo itwimenyekanishaho cyangwa se uburyo itwihishurira. Iyo twitegereje isi turiho, itwereka ubuhangange, urukundo, imbaraga no gukora kwayo bitakorwa n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose. Iyo twitegereje umwuka duhumeka, iyo twitegereje ibyaremwe ndetse ibimera bidutunze, iyo twitegereje imisozi, tukitegereza ibiyaga cyangwa inyanja cyangwa inzuzi, iyo twitegereje inyamaswa, twibaza uko byabayeho, bikadutera kumenya ko hari umuremyi. Uwo niwe ushoboye byose, uwo niwe waremye umuntu mu buryo bukomeye kandi butangaza. Uwo niwe ushaka ko umuntu amenya neza umuremyi we, bityo yamara kumusobanukirwa akamenya ko hari uwakwiye guha agaciro kurenza ibindi biremwa, ari we muremyi we. Bibiliya itubwira neza mu Itangiriro igice cya mbere, ku murongo wa mbere, ndetse turita kuri A, twashyiramo A na B cyangwa se harimo A na B. Mbere na mbere Imana, bivuga ngo mu byo dukora byose, mu byo tuvuga byose, mu byo dutekereza byose, aho turi hose, niba koko tuzi Imana tukaba tuyizi neza, mbere na mbere hakaba Imana. Impamvu ivugwa, ikaririmbwa, igasengwa, ikanasomwa, ariko ugasanga byabaye uruvangavange, ntibisobanutse neza, bimeze nk'ibya mudugudu w'i Babeli. Ni uruvangavange ntibisobanutse, nuko mbere na mbere mu byo umuntu akora atari Imana. Niba nyambere, nta kindi na kimwe kizakorwa ngo kisimbure, kuko izaba iya mbere muri byose. Izaba iy'itangiriro, izaba iyo hagati, kandi izaba n'iy'iherezo. Bityo rero iyi Mana, kugira ngo tuyisobanukirwe neza, tuyimenye, tuyimenyeshe n'abandi, hari icyo bidusaba. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Hari impamvu bitumvikana. Umwuka w'Imana arimo aragendagenda mu isi, aragendagenda mu bantu benshi, arashaka umutima wakenera kumenya Imana neza, arashaka umutima
wakwifuza guhuzwa n'ubushake bw'umuremyi wawuremye. Niba umwuka w'Imana adakoze umurimo we mu mutima w'umuntu, bizakomeza kuba amayobera, bizakomeza kuba ubwiru, bazakomeza bavuga Imana, bazaririmba Imana, bazasenga Imana, bazasoma Imana, ariko imbaraga zayo ntabwo zizakorera muri bo. Dukeneye rero ikintu gikomeye, kumenya Imana neza. Bityo uyu mwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi, na n'ubu uyu mwuka w'Imana aracyagendagenda mu bantu benshi mu isi, ajya abatsinda, ajya abereka ko ibyo barimo atari byo. Uyu mwuka w'Imana nta nubwo ari isezerano rya kera gusa, dore ko abantu bamwe bajya bitwaza gutwara nabi iby'Imana yavuze, bakavuga bati mukurikiranye iby'isezerano rya kera kandi hari rishya. Hari icyo nsoma Pawulo intumwa, Pawulo wakoreye Imana yavuze ko uyu mwuka w'Imana iyo ahari atera umuntu kumenya Imana neza. Pawulo ambwira ko n'abapagani, abo twita abapagani, babayeho hatarabaho abamisiyoneri, babayeho hatarabaho abazungu, hatarabaho Bibiliya. Hari uburyo umwuka w'Imana yagendagendaga muri bo, bamenyaga Imana neza. Niyo mpamvu uzasanga bamwe baritaga amazina ngo iyamuremye. Bakaba bagendanye n'umutima nama wabo, cyangwa se conscience ikabemeza ko hari Imana iri hejuru y'ibintu byose, iruta byose, isumba byose, kandi ikunda bose. Bityo rero iyi Imana dukeneye natwe kuyimenya neza, kuko barambwira Abaroma igice cya 2 batubwira neza ko iyi Imana iyo umuntu ayimenye neza, kubera umwuka wayo ugendagenda muri we, cyangwa se ugendagenda kuri we, iyo umwuka ahawe umwanya, bituma uyu muntu nubwo atagira yaba atarabayeho mu gihe cy'idini runaka, cyangwa se mu gihe cy'abantu bazi gusoma. Iyo nsomye neza nsanga ko abakurambere bavuganaga nayo nta bindi bitabo basomye, kandi bakayubaha nk'uko bishaka. Pawulo umugaragu w'Imana kandi umukozi w'Imana yakivuzeho neza. Dukeneye kumenya Imana neza. Mu gice cya 2 cy'Abaroma ku murongo wa 15 turita kuri B, Pawulo aravuga ngo iyo bakoze iby'Imana yavuze ku bwabo, baba bihindukira bumvira Imana, kandi bakagaragaza ko umurimo wabo rwose wemewe n'Imana. Noneho ngo biza guhamywa kuri B ngo n'imitima nama yabo ibahamya, ibashinja cyangwa ikabashinjura. Bityo bigaragare neza yuko iyo umuntu azi Imana neza cyangwa ashaka kwimenya neza, hari uko ikorana nawe. Ikorana nawe binyuze hehe? Mu mutima nama we. Ndatanga urugero rwumvikana. Nta utarabaye umwana, twese twanyuze mu cyiciro cy'abana, ariko ndibuka neza ko iyo umwana yajyaga kwiga agashaka gukubagana mu kumenya Imana neza, burya yatangiye kutumenya kera. Nuko yabwiye Yeremiya mu gice cya 2, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, mwezi utaravuka, ngushyiraho kugira ngo mbere umuhanuzi. Bityo umuntu ashaka kumenya Imana neza ayimenyera tugiye kuvuga mu mutima nama w'uwo mwana. Kera tukiga cyangwa abo bana tukiga, hari uburyo wumvaga umwuka wawe, ndi twumvise umwuka w'Imana agendagenda kuri wowe, wajya gukubagana uca ikigori cy'abandi, cyangwa se umanura imineke kuri kamaramasenge, cyangwa se ku byo twita imbaragara, n'imvugo zigiye zitandukanye, ukumva hari umwuka w'Imana uri kubuza ngo have. Cyakora kuko umuntu burya yavukiye ahantu habi, wenda ukamuninira. Ariko turagira ngo tubabwire neza, iyo wumviye umwuka w'Imana ugakomeza kugenda umwumvira, biguhesha kumenya Imana neza, biguhesha kugendana n'Imana, biguhesha gutsinda icyaha, biguhesha kutavuga Imana kuko uyisomye gusa. Turabyemera ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ariko bivuzwe gusa bidafite imbaraga yabyo mu muntu, kuko ubutumwa bwiza buhamywa n'imbaraga. Ubutumwa bwiza duhamya n'imbaraga. Iyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ikasikazi, ikusi, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengero bwaryo. Iyo mbaraga y'Imana yerekana ko kuba ari wese ubishatse bishoboka abasha kuba umuntu w'Imana. Kumenya Imana neza. Mu kumenya Imana neza
umugaragu w'Imana Yobu yageze ubwo avuga ngo nari narabyumvishije amatwi yanjye, ariko noneho ubu ngubu hari uburyo mureba n'amaso yanjye, menye ko uri Uwiteka ushoboye byose. Yabanje kuyimenya, nawe ahamya ko yajyaga abyumvisha amatwi, ariko agezeho arayitegereza, ayimenya neza, arayireba, amenya umuremyi we. Niyo mpamvu Yobu yavuze ikintu gikomeye cyane muri Yobu 19 umurongo wa 23, turagarukira ku 26 ndetse twongera no 27. Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Ntabwo bavuze ngo Yobu ahamya ko bafite umucunguzi uzabakiza, ni afite. Dukeneye kuyimenyera umuntu wese ku giti cye, ukayimenya neza ko ari Imana yawe. Reka wumve uko Yobu yayisobanukiwe, nawe uyisobanukirwe neza ko ari Imana yawe, ya yindi ikubeshejeho, ya yindi irema ibigori ukumva amasukari ukumva amaguru, ya yindi ituma ibishyimbo bimeruka biryo ukaryoherwa ukabona amavitamine. Ariko n'ikindi kiya kintangaza, nawe ibitoki by'umweru, nawe ibirayi, nawe imyumbati hakavamo amaraso. Na n'ubu nubwo tutayemera, bamwe batayemera, ariko twebwe twahisemo kuyemera. Ntabwo tuzayihakana ntituzayanga, nubwo bamwe batayemera ariko iriho. Njya mbaza ababyeyi bamwe ngo ku mwana ijisho arikuye hehe, ugutwa gukuye hehe, ese umunwa wukuye hehe, ese umushatsi wawushyizeho ute? Akavuga ati ntabwo mbizi. Na n'ubu nubwo abantu bataramenya Imana neza, ariko n'ubu birakora. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, iyaba yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma, ndetse n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko y'ubwanjye nzi ni ubwe, nawe ubwawe jya umenya neza, umenye ko iriho, umenye ko ari gukangura, umenye ko ari ikubeshejeho, umenye ko ari guha kukuhumeka, umenye ko ari yaremye umusozi ubona, umenye ko ari yaremye bya bindi bigutunze, umenye ko ari yongera imyaka abandi batakiriho, umenye ku cyiciro cyose icyo waba urimo cyose ko ari yagushyizeho. Niyo mpamvu aravuga ati, iyo baravuga, arabivuga bikuye ku mutima ati nzi neza yuko umucunguzi wanjye ariho, ni ubwe. Aravuga ati jya ubwanjye, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza, ntabwo ari ayundi. Saburamu uzayindebera, Senoki, Siseti, Saberi babayeho mbere ye, ariko ubwe ashaka kwimenyera Imana neza. Aravuga ati nubwo napfa, hari Imana ishobora byose, hari Imana yampamagaye, hari Imana yampaye imbaraga, hari Imana imbeshejeho, nyizi neza. Nanapfuye yanzura Yesu, iranazura. Yagiye itanga urugero, Yesu agatanga urugero ku basadukayo batemeraga umuzuko kandi bitwa abasengamana. Yarangiza akabwira ati mwitegereze ishaka, mutera urutete rumwe, iyo rugeze mu gitaka musa n'abaruhambye, ruhura n'imvura n'izuba ruturumbukamo, kandi rwanje kubora rukera nyinshi. Nshatse gutanga icyitegerezo cy'uko yo ibyo yarema atibeshye, avuga ati n'uruhu rwanjye rumaze kubora mbasha kureba umwami Imana. Haleluya. Nanone turemeza ko nubishoboka iby'Imana yavuze. C'est ça. Twikomeze rero, dukeneye kumenya Imana neza, tugakurikira Imana tuzi neza, tukavuga Imana neza tuzi, tugasenga Imana neza tuzi, tukamenya ibyibeshejeho. Bajya bambwira iyo nkurikiranye uko ibyanditswe bivuga, n'ibiti binini by'inganzamarumbo bitwereka ko hari umuremyi wabyo, ndetse n'udusimba tuniya dutoya twa insecte tutwereka ko hari umuremyi watwo. Bityo rero dukeneye kumenya Imana neza. Haleluya. Tugeze ku cy'umuhanuzi w'Imana Yeremiya, yabwiye abantu bo mu gihe cye, Imana iramutuma iramubwira iti rero Yeremiya, hari icyo dushaka kukumenyesha. Ijuru ubwaryo hari icyo ryashaka kumenyesha abamarayika ndetse n'Imana. Basanga Yeremiya, nuko baramubwira muri iki gice cya 9, Imana ubwayo igaragiwe n'abamarayika bayo iti genda umbwirire abantu banjye niremeye ngo Uwiteka wa wundi uhoraho uriho wahozeho ashaka ko ibiremwa bye bimumenya neza. Uwiteka avuga ati umunyabwenge ye kwirata ubwo bwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo,
n'umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo igikomeye cyane uwirata yirata ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari je Uwiteka ugira imbabazi. Haleluya, agira imbabazi, ukunda kubabarira no gukiranuka n'isi, kuko ibyo nibyo Imana yishimira, niko Uwiteka ubwe yivugiye, ntabwo ari jyewe. Iyi Mana y'inyambaraga, y'inyamaboko, y'inyempuhwe, y'inyebambe niyo tubamenyesha ngo reka tubanze kuyimenya neza, tuyimenyeye ku byo yaremye, tuyimenyeye mu buryo tubeshejeho, tuyimenyeye mu buryo ku manywa na nijoro twitaho. Icyo nitumara kugisobanukirwa neza bizadutera no kuyihitamo, dore ko tubwirwa ko imigabane ari ibiri. Uwa mbere wo tuwuvukiramo, ni ahantu habi mu kumenya Satani, iyo mirimo mibi y'umuntu avukiramo ya kamere, ariko mu kumenya Imana neza dutangira kuyiyumva, itangira kudukoramo ibyo gukiranuka, ivugana natwe nk'uko mbese umuntu avuganaga na Satani, none agatangira kuvugana nayo, akumva kugira neza kwayo, akava mu rudubi akaja mu gukiranuka, cyangwa akaja mu bivanguye birongoroye, cyangwa se bisobanutse by'amazi rogorogo. Reka Imana ya Abrahamu, Imana ya Enoki, Imana ya Yobu, kandi Imana yacu, Imana iriho, Imana yahozeho, kandi Imana izahora by'iteka ryose, tuyigiye yacu, ubyiyumvemo ko ari iyawe, ugira ibimenyetso by'ineza yayo, ikuganirize, kuko nzi ko n'abakurambere babayeho mbere yuko tubaho, hari uburyo baganirizaga bakayiyumva, ikabiyumva ndetse ikabishimira. Reka natwe twese twifuze kuyimenya neza kandi twishimirwe nayo, b'ubugingo bw'iteka ryose, bireme ubuzima duhoramo iteka n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenga Imana. Muremye impera z'isi, uriho, uwahozeho kandi uzahora by'iteka ryose, izina ryawe nirishimwe. Twifuje kukumenya neza, twarakumenya ariko na n'ubu turacyakeneye kumenya birenzeho, kandi abatarakumenya tubifurije kukumenya. Ubahamagare nk'uko waduhamagaye, kandi ukomeze guhamagara, uduhanye n'ijambo ryawe, uduhanye n'uko ushaka utuba, kandi uduhe kubaburira abandi ngo nabo bakumenye neza. Mubyeyi wacu, ufashe isi, ufashe ikiremwa muntu, ufashe wahamagaye, uduhe kukugundira cyane, kugira ngo ibyacu rwose bikwegurirwe, tuba bawe, ubu wacu, uhereye none ukageza iteka n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amena, amena.